Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwamuritse urubuga rutangirwaho serivisi zitandukanye zifitanye isano n'ishoramari ry'ubucuruzi One Stop Center mu buryo buvuguruye ruzahuriza hamwe izatangwaga mu bigo bya leta bigera kuri 23. Ni nyuma y'amavugurura yakozwe muri One Stop Center yari isanzwe muri RDB hagamijwe kurushaho kwihutisha serivisi. Mu nama y'umushyikirano yabaye mu mpera z'ukwezi gushize, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko imikorere ya One Stop Center irahakorera urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB dakora uko bikwiriye bijyanye n'umurongo yari yahawe ijya gushyirwaho. Hari nyuma y'ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bashoramari b'Abanyarwanda, Denis Karera, wagaragaje ko bakigorwa no kubona ibyangombwa bibemerera kugeza ibicuruzwa byabo ku masoko mpuzamahanga kuko bagomba kujya kubishaka ahantu hatandukanye. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko atumva uburyo abashoramari bagisiragizwa kandi harashyizweho One Stop Center igamije kubafasha kubona serivisi zihuse. Umuyobozi mukuru wa RDB Claire Kamanzi yavuze ko icyakozwe ari uko habayeho guhuza serivisi zose, bityo ibyangombwa byose byatangirwaga mu zindi nzego bikazajya bitangirwa muri One Stop Center ivuguruye RDB. Ati ubu leta yafashe icyemezo ko n'abajyaga gushakira ibyangombwa mu zindi nzego bose bazajya babisabira hano, ariko hari ukuntu tuzajya dusangira amakuru n'izindi nzego kugira ngo zimenye ibikorerwa hano. Yavuze ko nyuma y'amavugurura nta cyangombwa na kimwe kizajya gitangirwa ahandi hatari muri One Stop Center RDB, kandi ko imikorere mishya izajya mu kugabanya igihe byasabaga kubona ibyangombwa n'ikiguzi cya serivisi. Yakomeje agira ati icyo gihe bizafasha mu kwihutisha serivisi. Icya kabiri, bizafasha kandi gutanga serivisi isabirwa ahantu hose. Ati kuko uko inzego zitandukanye ntabwo wakwizera ko serivisi zitangwa mu buryo bumwe. Hari aho ati bishobora kwihutishwa cyane, hari aho bishobora gukorerwa kuri internet, ahandi ugasanga ubwo buryo ntabwo bafite. Ati hari ababitangaga mu byumweru bigera kuri 2, abandi ukwezi, ati kumwe, ariko ubu tuzatanga serivisi nziza kandi mu buryo bwihuse. Leta yari ifite icyerekezo ko itangwa ry'ibyangombwa byose rizajya birangirira muri RDB, ariko ntibyashyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Claire Kamanzi yavuze ko guhuriza hamwe serivisi muri ubu buryo bizafasha abashoramari kandi bizakomeza kunozwa, ndetse ko bizazamura urwego u Rwanda ruriho mu bijyanye no koroshya ubucuruzi. Mwaka wa 2022 warangiye u Rwanda kwakira ishoramari rishya rifite agaciro ka miliyari 1 ndetse na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika, nubwo ryagabanutse rivuye kuri miliyari 3 ndetse na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wabanje wa 2021. Ingamba zo kuzahura ubukungu zashyizwemo imbaraga binyuze mu kureshya ishoramari rishya mu nzego zirimo ikoranabuhanga, inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi, ubuzima ndetse n'ibindi. Abikorera bo mu Rwanda bashimangira ko usibye umutekano igihugu gifite, koroherezwa mu gufungura ikigo cy'ubucuruzi n'ibindi nk'ikoranabuhanga biri mu bituma abashoramari barushaho gukunda u Rwanda uko imyaka ishiraho. U Rwanda ni igihugu cya mbere cyorohereza abashoramari muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse ni cya gatatu muri Afurika nk'uko raporo ya Banki y'Isi Doing Business yabyerekanye. Claire Kamanzi yagize ati uko bimeze ubu duhagaze neza muri Doing Business dukurikije igipimo cya Banki y'Isi, ariko ibyo tugiye gukora ubu ngubu birenze ibyo Banki y'Isi isaba. Sinzi niba hari ikindi gihugu serivisi nyinshi nk'izi zitangirwa ahantu hamwe. Vice Perezida wa kabiri mu rugaga rw'abikorera Aimable Kimenyi yavuze ko ari amahirwe akomeye cyane ku bashoramari barimo n'abo mu Rwanda, kuko abanyamahanga atari bo bonyine bakenera serivisi za One Stop Center. Ati tuguye ahashashe, ati kuri twe, ati ni ikintu cyiza cyane kubonera hamwe serivisi zose za leta muri One Stop Center ivuguruye. Ati hazajya hatangirwa serivisi z'ibigo bya leta bigera kuri 23, ikazaba ifite ubushobozi bwo gutanga ibyangombwa biri hagati 100-200 ku mwaka. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr Ngabitsinda Jean Chrysostome yavuze ko One Stop Center izakomeza kwagurwa bitewe n'ibyo igihugu gishaka kugeraho. Ati niyo mpamvu, ati niyo nzira nziza yo gukomeza kubaka ubushobozi mu gihugu gifite ubukungu buri kuzamuka cyane. Ati mu byangombwa bizajya bitangirwa muri One Stop Center harimo ibyo kwandikisha ubucuruzi, ibyemezo by'ubuziranenge byatangwaga n'ikigo kigenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA, ibyatangwaga n'ikigo gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB, n'ibyo urwego ngenzuramikorere RURA, ibya RICA n'urwego rw'abinjira n'abasohoka, ndetse n'iby'amashuri makuru n'ibindi. Ibyo byose bikaza bitangirwa muri One Stop Center
muri RDB. Mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu. Imihango yabereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Insanganyamatsiko niyi: ntawe uhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Ijwi ry'Amerika yavuganye na bamwe mu bagore bakoze imirimo itamenyerewe. Wa mbere ni Irene Uwantege, umubyeyi w'imyaka 33, maze imyaka 5 atwara ikamyo zijya mu mahanga. Yavuganye na Asumuta Kaboyi ari muri Kenya. Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi abantu bagiriye ibyago, imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga ahantu hari aho bashyika bakadutera, ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye. Ariko umutekano bitewe n'ahantu uherereye, wenda tuvuge ukorera nka kampani idakoresha nk'imodoka, imodoka bayagupfiraho ntibagufashe, icyo gihe wagira ikibazo. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu, dufite umutekano impande zose mu bihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tukagaruka, kireka iyo wagiye ugatinda bikabura nk'umuzigo, bigatuma na mwaye wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe. Ntabwo biba byoroshye kuba wafata imodoka ya miliyoni 80 cyangwa 140 ngahe ngo uyihereze umuntu ngo agende. Denike cyane ko abagore hari ukuntu twafatwaga, ukumva ngo ikibaye cyose kikosa mu muhanda ngo kubona kubera ko ari umugore. Undi mutegarugori ukora akazi kadasanzwe ni Antoinette Hagenimana, nawe ni umubyeyi w'imyaka 33, atuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yahisemo akazi ko kuvugira inka mu bukwe. Rero nko mu rwego nyine rwo kwiteza imbere nk'abagore, yewe nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe, nkaba MC w'ubukwe. Ibyo nabyo byaza kuvaho hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiho ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose, ibi yasenga ramba umurenzi wa Murerangabo, ishombo ishoye amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wangeriwe, inka iwacu iraziruta semimeza ya rukinga, n'inyamukingiri nk'umurinda umuheto ukazazirasanira. Birantunze, urebye urwego bigezeho birantunze, kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12. Ushobora gusanga nashaka kujya mu 1500. Antoinette Hagenimana uvugira inka mu bukwe na Irene Uwantege utwara ikamyo bavuganye na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Nibutse ko iyi ari inshuro ya 48 u Rwanda rwizihiza umunsi w'abagore, ikaba inshuro ya 81 wizihizwa ku rwego rw'isi. Mu biganiro byacu kuri uyu munsi turaha umwanya abagore, duhereye kuri iki kiganiro iwanyu mu ntara mwumvamo abategarugori bavuga ibibazo by'abategarugori. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igihembo cy'amahoro na demokarasi kitiriwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza cyahawe uyu mwaka abantu batatu: John Williams Ntwari, umunyamakuru umunyarwanda witabye Imana mu kwezi kwa kabiri, abaharanira amahoro bose mu Rwanda, na Kambale Musavuri uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihembo gitanzwe ku nshuro ya 12. Umuhango wabereye mu Bubiligi mu mpera z'icyumweru gishize. Madame Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro. Navuganye nawe atangira ambwira icyakurikijwe mu guhitamo abahawe icyo gihembo. Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi atarobanuye. Icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange.
none se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyo Kambare Musavuri buri wese ku ruhande rwe niki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira muvuga? Buri wese ku giti cye hari cyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari. John Williams Ntwari yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere, yerekanye ko atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyaba ashyize imbere ni gusobanura amakuru kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo azayabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera ku bimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo ku bifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze. Nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambare Musavuri w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira